Turabasuhuje abakurikiye IBTV, amahoro y'Imana bane namwe kandi umugisha w'Imana bane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali kandi abari no hanze y'igihugu, turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Tubahaye ikaze rero uyu munsi wa none tugeze ko uyu mubyeyi mureba Isabelle Julie, uraho neza? Uraho cyane. Amakuru Ni meza, turashima Imana. Tugusuye tugutunguye, ntabwo wari ubyiteze. Tugusanze tubona uri mu myiteguro myinshi, tubona hari ushobora kuba hari utuntu twinshi ugiyemo, nubwo tugusanze mu rugo ariko Urantunguye rwose, ariko mbahaye karibu. Yego. Muri Isanga ni nk'ibisanzwe. Urakoze cyane. Isabelle, numvaga hari ibintu byinshi ngiye kuganira nawe, ariko kimwe cyo ngiye guheraho ni amatsiko nagize. Dusanzwe tukuzi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri YouTube, ufite channel yitwa Isabelle Julie mu mazina yawe. Yego. Ko nabonye se byahinduye isura, byagenze bite ko nabonye byajemo ibintu bya abbreviation byinshi, byagenze gute? Ubwo umugisha wiyongereye. Niko nabivuga. Kubera ko mbere yari Isabelle Julie. Isabelle Julie hacagaho indirimbo zanjye gusa. Yego. Niko abantu bose bari babizi kandi n'ubundi ntago bihindutse cyane. Hagiye kujya hacaho indirimbo zanjye, ariko hacaho n'ibiganiro n'ibindi bintu byose bivuga Imana neza. Yego. Bivuga mu kuri. Yego. Ntago twabitindaho cyane kuko tuzi neza ko mu biganiro n'indirimbo dusanzwe tukubonamo ni ibiganiro byubaka imitima y'abantu, bisana kandi ni indirimbo zihumuriza abantu, zibagarura ku mwami, ni indirimbo zibibutsa yuko hari ibyiringiro, kandi ni indirimbo zibutsa abantu ko bagomba gukizwa. Yego. Abakiri mu byaha bakabivamo. Ariko tugusanze mu rugo, wihangane nyine nubwo tugutunguye, nta myiteguro ihagije ntayo pe. None nibaza byaje gute kugira ngo Isabelle Julie bihinduke IB? Wenda sinzi, wenda Isabelle yaba ari iriya IB yavuye heza? Warabatijwe? Byagenze? Nahinduriwe izina. IBTV. Yego. Mbere channel yanjye yitwaga Isabelle Julie. Yego. Hanyuma tuza gusa n'abahinduraho gato kuri iryo zina, tuyita Isabelle wa Berthe. Isabelle wa Berthe. Hanyuma tuza kubona ko tugomba kwaguka, kuko ibyo dukora ntabwo ari ibintu bikiri bito nk'uko wenda twabibonaga cyangwa twabitekerezaga. Byabaye ngombwa ko byaguka, noneho tuyita Isabelle wa Berthe TV, kugira ngo ijye inyuraho ibyo bintu byose dushaka gukora. Turashaka kujya dusana imitima y'abantu dukoresheje ijambo ry'Imana. Turashaka kujya ducishaho ibiganiro byinshi rwose, n'indirimbo kandi nyinshi. Tuzajya twakiraho n'abandi bahanzi, tuzajya twakiraho abavugabutumwa, tuzajya twakiraho abantu bafite ubuhamya bukomeza abandi. Yego. Twumvireho n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Yego. Yego. Abantu bitege ko nta gihindutse, n'iriya zina ryahindutse, cani gakura ikaba ari iba nini, ariko ibikorwa byo ni bya bindi byo gukomeza kuvuga Imana. Yego. Ariko nagira ngo mu myiteguro wari urimo dufashe. Ntabwo twagenda gutya gusa, nubwo wenda tugifite gahunda yo kuganira n'umwanya, ariko banza dufashe nibura abadukurikiye batizeho gake mu ndirimbo wumva iri ku mutima wawe, wumva iri kukunezeza muri iyi minsi ya none, wifashisha Abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu n'abatuye isi muri rusange. Ubwo bivuze ngo mbaririmbe cyane rwose, kora mu nganzo. Hari indirimbo irimo kumfasha cyane, nubwo ngira ngo usanze nsa nk'ayo naririmbaga. Indirimbo ivuga ngo aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abera indirimbo yo kunesha.
ubu turi ku iherezo ryo muri ubu butayu, turimo gusiganirwa muri ya gakondo, tuzabona yoza nshuti zacu zimwe zari mu isi, nyuma zigacyura igihe zikajya muri gakondo. Ni indirimbo inkumbuza cyane kuzaba aho hera, duhora dusiganirwa ahantu, duhora ubuzima bwacu bwose twumva twifuza ko ariho tuzaba. Numva ni indirimbo imaze iminsi, sinzi impamvu ndimo kuyitekerezaho cyane, ariko ndayitekereza cyane nkumva nanakomeza kuyiririmba, nyuma nkiha ikibazo kivuga ngo ese koko nibyo aho hera nzajyayo. Rero numva nkomeza kugira inyota yo gukora ibyiza, kugira ngo byibure aho ngaho ndirimba nifuza nzahabone. Ni icyifuzo umuntu wese uri muri uru rugendo yakabaye agira, cyuko ibyo akora byose bikomeza kumwibutsa ibyo nkora biri kunsunikira kuzabayo. Ni icyifuzo cyiza kandi buri muntu wese yakabaye akigira icye kandi akagishyiramo imbaraga, kuko tuzi neza yuko hari umuririmbyi nanjye nibuka wavuze ijambo rikomeye cyane ngo nibiba mu gitondo na nimugoroba, ntugatinye ibihu, ntugatinye n'izuba, ntugatinye n'imbeho. Bivuze ngo uramutse ubiba buri gihe wahora utekereza buri munsi yuko uzaba uhera. Yego, akoze cyane indirimbo nziza, kandi nzi neza yuko abari kudukurikira mugende kuri channel IBTV mukurikire iyo ndirimbo murebe, kandi nzi neza yuko mukomeza kugubwa neza, mukumva icyo Imana iri kuvugana namwe biciye muri Isabelle wa Bertin. Yego. Abatazi Bertin bamubwirwa n'iki? Ndamubakumbuje kumumenya ko Bertin kuri njyewe afite ubusobanuro bwinshi. Bertin kuri njyewe afite ubusobanuro bwinshi cyane, byangora nyine gusobanura Bertin gutya mu kanya gatoya mbonye. Ni Bertin ni mugari cyane. Rero abantu batazi Bertin bifuza kumumenya, nibamenya cyane Isabelle bazanamenya na Bertin. Bivuze ngo ubonye Isabelle abonye Bertin. Gusa Bertin yihishe inyuma y'ibi bintu byose, niwe uri inyuma yabyo byose. Ukuboko kwe ndiko kubi cyane rwose. Yego. Kandi ni byiza. Ku bataba bamuzi Isabelle wa Bertin, Bertin ni byose kuri Isabelle. Yego. Ijambo rimwe naho ngaho. Cyane. Mu muziki, mu buzima, muri urugendo, n'uwo nguwo. N'uwo nguwo. Yubahwe. Sana. Yubahwe rwose. Arahari se ubu? Yego, kuko musanze turi mu myiteguro. Mwabibonye namwe nyine ko mwantunguye. Yego. Kubera ko nari ndimo kwitegura ngiye muri shooting nonaha. Nice. Tugiye gushutinga, dufite indirimbo tugiye gushutinga zigeze muri 5. Rero uyu munsi mugiye gukora indirimbo 5. Yego. Urumva ni ibintu bigari cyane. Bigari cyane. Rero ari muri iyo myiteguro. Yego. We hari ibindi bintu yateguraga byo tugiye gukoresha. Hanyuma ngewe nyine byabaye ngombwa ko mbanza nkakira abashyitsi. Yego. Ariko ari hafi. Nawe hari igihe kizagera nyine akaza nawe akaganiriza abakunzi bacu. Bamenye uwo Bertin. Nabo bariye basanga bizitwa Bertin wa Isabelle. Wanasanga ariko ni nako biri. Ni nako biri. Ubwo wavuga Bertin wa Isabelle, Isabelle wa Bertin n'umuntu. Ntacyo waba wibeshye no. Bose Bertin dusanze nkuko bivuze ari mu myiteguro, ntago nawe ahari, ariko hari ibindi yagiye kwirukamo bigendanye na shooting, muziko, imyiteguro bari myinshi, kandi nkuko mubyumvishe ni Isabelle wa Bertin. Hari ibintu yagiye gukurikirana, hari indi myiteguro yari arimo. Rero naharamuka hageze mubwire yuko natwe twahageze twifatanyije namwe muri iyo myiteguro. Kandi tunakangurira abadukurikiye, nyuma yo kubona iki kiganiro nimukomeze murebe IBTV, mukurikire n'izi ndirimbo bagiye gushutinga, murebe icyo Uwiteka ari kubabwira muri iyi minsi, kandi tuzi neza yuko biri kugenda neza. Nukuri
ni nanjye nicyo ndi kwifuza abantu b'inshuti zacu, Yego. abantu bankunda, mbere na mbere ndabashimira ko bari kunyereka urukundo, ni ukuri cyane kandi Yego. barakoze aho ngeze nibo. Aho ngeze nibo hari ibigenda bintungura nanjye ubwanjye wenda ntatekerezaga ko ariko bizagenda, ariko nkashimira Imana yampaye abantu. Rero ndabashimira cyane, ariko nanabasaba gukomeza kubana nanjye mu bikorwa ndi gukora, kunkurikirana. Mana yanjye, icyo bazansaba icyo ari cyo cyose nzakibaha, kuko narabibonye ko bankunda, nanjye ngomba kubakunda wese. Yego. Yego. Nari ngize amatsiko yo gukomeza kureba indirimbo zawe. Hari indirimbo mbona nziza cyane wakoreye amashusho mu minsi yatambutse mu gihe gito cyane rwose. Indirimbo Karuvare, niyo Karuvare nziza cyane. Urakoze. Mboneraho kubikubwira. Urakoze cyane. Indirimbo nziza cyane, ko wayibonye. Ni indirimbo ifite amashusho akeye, indirimbo ifite message ikomeye cyane. Ariko kandi n'utarayibona nagende kuri IBTV areba indirimbo nziza cyane, yongere yibuka uburyo umwami yadupfiriye kandi akadupfira urupfu rukomeye cyane, kandi ni ubutumwa bukomeye cyane Imana icishiye muri Isabelle muri iyi minsi ya none, kugira ngo abantu bongere bibuke urwo rukundo. Iriya ndirimbo wayiduhaho ayahe makuru nk'umunota umwe cyangwa ibiri? Iriya ndirimbo ni message yaje muri covid, mu gihe cya covid. Nibwo nari nicaye nyine ntekereza Karuvare, ntekereza amakuru y'ukuntu wari umusozi mubi. Ubundi ngo niho hajyaga hajyanwayo abantu bakoze ibyaha bibi. Urumva hari ahantu havumwe, hasa n'ahavumwe. Noneho ntekereza ukuntu hahindutse aho twacunguriwe. Nyine numva mpaye agaciro icyo gikorwa cyabereye Karuvare. Rero kubera ko ngewe najya ngira impano yo kuvuga ngo mfashe ikaramu ndanditse, cyangwa ngo mfashe kaye ndanditse, ngewe numvise, natekereje kuri icyo kintu, mara umwanya nk'iminota 10 ndiho ngitekereza, ntekereza Karuvare, ntekereza uburyo twacunguriwe Karuvare. Hanyuma numva nyine amagambo aranjemo cyane menshi, nibuka ukuntu ngewe nari mubi, ngewe ubwanjye. Nko ku gice cyayo cya kabiri hari ahantu nanditse, naririmbye ngo nari umunyabyaha mubi, ariko ku bw'ayo maraso, ku bw'uwo musozi Karuvare naracunguwe. Nibyo, badukurikiye bayirebe, indirimbo nziza kandi ni indirimbo mbakumbuje kureba. Umuntu wese ukurikira IBTV arebe ineza y'Imana. Rero Isabelle, katwe kugutwara umwanya, tuzi neza yuko abagenda muri ibi biganiro badukurikiye iby'umuziki bazi ko bigoye. Reka tukureke ugira imyiteguro myiza, kandi natwe turi inyuma yawe, turahari kuzireba, kubana nawe muri ubwo buryo. Kandi twibutsa abantu yuko kumushyigikira, kumukunda, kumwereka yuko ibikorwa by'ubikunze ni umugisha kuri wowe nawe. Kandi tubibutsa batarakora subscribe muyikore, bakandeho rwose, bamwereke yuko bamukunze, bakore like, munasangiza bagenzi banyu, mukoreshe ya hanze y'igihugu, mubabwire yuko mu Rwanda hari abantu bari kuvuga Imana bakayivuga mu kuri, ko adaca ku ruhande. Rero akoze cyane, reka tukwemerere ugire imyiteguro myiza, kandi mugendane n'Imana. Ubwo butumwa twishimiye ko abantu bagiye kububona, bakabona icyo Imana iri kuvugana nabo. Ndabashimiye namwe, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nanakangurira abantu b'inshuti zanjye bankurikiranye ko nyuma y'aha ngaha rwose bagiye kubona ibintu byiza cyane. Bakomeze bankurikirane. IBTV nta kintu na kimwe itazabagezaho, ibyiza byose biri aha ngaha. Yego, mwakoze cyane, ibihe byiza. Yego.